mfite album iriho indirimbo 8 nayilauncinze 2016 nibwo nayishize ku mugaragaro. Nakoze cover ni indirimbo nasubiyemo akatari yanjye yitwa Goodness of God ya Bethel Music, niyo recent niyo mperwa gukoresha. Iyo niyo mpamvu twaje kureba ikaze ku Inyigisho TV, ikinyamakuru kikugezaho ibiganiro bitandukanye bijyanye n'izina ryacyo. N'inyigisho nyine tuba dushaka ikintu cyakwigisha umuntu kikageraho kimukura naho kimugeza. Uyu munsi turi kumwe n'umukobwa ukora umurimo w'Imana, uvuga ubutumwa bwiza akoresheje kuririmba, no umucuranzi mwiza wa gitari nkuko mubyumvise. Izina ngenzi ni Joy. Aratangira twibwira amazina yose. Joy ni muntu ki? Murakoze. Amazina yanjye nitwa Kamikazi Joy. Nk'abandi umukobwa ushima Imana wayimenye nkiri muto, bambishimira Imana. Kamikazi Joy, umuntu ni mugari ku mugani, ariko hari nk'itwatangira utubwira nk'ikintu ukunda mu buzima, nk'ibintu ukunda socially, cyangwa se aho uri bushake kubijyanisha hose, haba muri spirituality cyangwa mu buzima busanzwe, nicyo Joy akunda. Okay, cyambere nkunda kuririmba, nkunda gucuranga, nkunda gutembera, nkunda kurya byinshi no gusabana n'inshuti zanjye. Alright, umunsi wa Joy wifashe ute? Umunsi uri normal, uvuga ngo ndabyutse mu gitondo ngiye kujya mu munsi wanjye, uwo munsi uteye ute? Okay, ndabyuka mu gitondo nkabanza nkagira devotion, umwanya wo gusenga mutoya, undi biterwa na gahunda mfite uwo munsi. Ariko iyo niriwe mu rugo mfata douche, ngafata breakfast bisanzwe, ngasoma ijambo, nkacurangamo ko buri munsi ngomba gucuranga nyine nkaramya Imana, nkarya ibintu bisanzwe, nta kintu kirenze kimwe. Byakaje byinshi bigaruka mu kurya. Ndabona ikiganiro cy'uburyohe cyane. Kurya ni byiza, ni kimwe mu bintu bituma umuntu abaho neza. Joy ikunda kuririmba. Joy, reka turebe gatoya ko noneho ku buzima bwawe bwa Gikristo. Joy yatangiye gukizwa ryari, yatangiye kumenya Imana ryari, ni ryari Joy yinjiye mu kuvuga ngo ngiye kuba noneho umukristo, ngiye gukurikira Imana? Icyambere navutse mu muryango ukijijwe, bakajya batujyana muri Sunday school, ndavuga ababyeyi dukuriramo. Ariko aho nafashe icyemezo ntari mu by'Ikigali, mu bintu by'Ikigali ni muri 2007 nandi muri Tronkom, nibwo nafashe icyemezo cyo gukizwa, apana kagakiza kababyeyi cyangwa kugenda mu Kigali kumva ko ari routine cyangwa ibintu biho itegeko. I don't know. So nuko nakije cyari cyabaye cyatumye n'avuga ngo reka mbikore ku giti cyanjye nka Joy. Hari giterane nagiye kuririmbamo, noneho umwigisha arigisha avuga ati hano hari igihe wasanga hari abantu bumva ko nta cyaha bakoze, nta kintu bashaka gukizwa. So atangaho testimony, ubuhamya. So nanjye icyo gihe I decided ko naratekereje, nsubije amaso inyuma mbona ko ibintu ndimo ni ikigare kubera umuryango ukijwe, nagendaga just because nyine ari itegeko. So nyine that day I decided kugira ngo nanjye nigatronkomeye. Okay, 2007 tugira ngo noneho utugereranyirize ubuzima bwa mbere yuko wakira Kristo cyangwa ukizwa bya nyabyo n'ubuzima bwawe bwa nyuma yuko ukizwa bwa nyabyo. Tugereranyirize ibyo bintu bibiri. Okay, mbere yuko nkizwa mu by'ukuri sinavuga ngo nari umweredede, ariko nta byindi bizwi. I don't know ngo nagwenzo narakoze iki, narasambanye oya, nabyo nyeze ngara. Ariko ngira ngo hari ukuntu umuntu yafataga ibintu before. For example, nko gusoma Bibiliya, nayisomaga nyine biraho a routine, ariko ntabasha kugira time ngo njye deep, ngire mpamagare Mwuka Wera nsobanura ijambo. Nagisomaga nk'ibitabo byose bisanzwe, but then later ubungubu hari ukuntu nshobora gusoma ngasaba Mwuka Wera akarushaho kunsobanurira, cyangwa kareba hari nk'ijambo nshobora gusoma nsanzwe nzi, ariko uwo munsi ikambera nshyashya. Okay. Ngira ngo ubwo byakongereye Mwuka Wera muri wowe, ubasha kukwigisha no kugusobanurira ibintu bitandukanye, ndetse no gusabana n'Imana birushijeho. Byiza cyane. Ni yihe nama, ni kihe kintu wabwira abantu batarakira Kristo bakibyigendera muri icyo kigare? Ni ikihe kintu wumva cyahindutse kiryoshye cyakwimaze kwinjira mu gakiza ukavuga uti umuntu utarabona kino kintu mbese ari guhomba? Nkunda gakiza ni personal, ntago gakiza ari mu kintu cy'ikigare, niwe personal.
umuntu utarakizwa kandi ari n'urubyiruko, this is the time kuko ndabyenjoyinga kuba nkijwe ngana na gutya ntaraba mukuru nkiri urubyiruko, kandi hari ibishuko byinshi biri mwisi ariko nabashije kubi overcominga, kandi Imana hongeze aho ngaha kabisa. Buri kintu cyose njya gukora ndabanza nkabaza mwuka we, buri kintu niba hari ahantu ngiye kujya mbwira mwuka we akabana nanjye, cyangwa mugisha inama, nkagira time ya fellowshipinga n'Imana. Rero nawe urubyiruko cyangwa undi muntu utari wakira agakiza, you're missing a lot. Wow, byiza cyane. Reka noneho tujumpinge gato tujye muri career. Ntabwo dukunze kubona abakobwa bacuranga gitari iraryana niko nyarumva bavuga. Ntabwo tukunze kubona abakobwa bahimbaza Imana bigira umwuga. Ese Joy yatangiye ryari gucuranga gitari? Kadahe kuri icyo watangiye ryari gucuranga gitari? Natangiye gucuranga gitari mu 2010. Nari ndangije senior 6 secondaire mu gatandatu. Niho natangiye kwiga gucuranga. Nyuma yaho nza kujya ku ishuri ariko apana hanze y'igihugu, ngiye kwiga ibindi bisanzwe muri kaminuza, ariko mfata course yo kwiga gitari nayo muri za 2011 cyako umva 2010 nibwo natangiye kwiga dukeya utu notion ya kigene nibwo watangiye gucuranga gitari. Hanyuma ni ryari noneho watangiye kuririmba ku giti cyanjye nk'umuhanzi? Natangiye kuririmba 2011. Icyo gihe nk'umuhanzi ndashaka kumenya bwa mbere bisanzwe atari nk'umuhanzi. Bwa mbere ni cyane nkuko nabivuze dutangira ikiganiro, nakuriye mu muryango ukijwe, so bakajya banjyana muri Sunday school kajya ndirimba. Nyuma yaho naje kujya muri korali y'abantu bakuru, urumva ni nko muri 1997 nibwo naninje muri korali nyobora uyu munsi. Hanyuma ni ryari wamenye ko ufite impano yo kwandika indirimbo, yo kuhanga ikintu kikaryoha kikaba ikintu gifatika? Ni 2008 niho nanditse indirimbo yanjye ya mbere, ariko natangiye kujya muri studio kubishira mu bikorwa 2011. Ni iki cyatumye kuko abantu benshi bandika indirimbo zigahera mu makayi cyangwa bakajya baziririmba bari bonyine mu cyumba? Ni iki kintu hashobora kuba ari umuntu, hashobora kuba ari impamvu runaka yatumye bati noneho nshaka kujya muri studio ngakora indirimbo? Nuko nashaka ko ubutumwa bugera hano hose, niyo mpamvu nafashe icyemezo cyo kugira ngo njye muri studio indirimbo ibashe kumenyekana, abantu babashe kumenya Imana biciye mu ndirimbo cyangwa mu butumwa bwari buri mu ndirimbo. Indirimbo ya Joy ya mbere iyo wakoze icyo gihe yitwa gute? Yitwa Nyakira. Umuntu ashaka kuyikora kuri YouTube ukandikamo Joy Kamikazi. Kazi ushobora kubona Nyakira. Indirimbo Nyakira wenda reka tubariyo duheraho gatoya kuko burya ahanini indirimbo ya mbere y'umuntu ibisobanuye byinshi kuri we, ni nk'umwana w'imfura. Watubwira ni yihe mpamvu yatumye ukoresha iyo message vuga ngo Nyakira? Ni iki cyari cyabaye? Donc what the story behind that song? The story behind the song nuko nandi muri high school nuko nabwiye no numva amagambo araje, I don't know, nandi muri class ndeba ibintu byose Imana yanshishijemo. Hari igihe umuntu bajyaga kuyishima cyangwa akagira ngo niwe she or he deserves it, kandi ari Imana iba yabikoze. Rero ngira ishirirwa mitandikira ndirimbo ko iravuga ngo Nyakira n'ibyanjye byose, naho imitini itatu hose nzava kuwiteka. Wow, reka ngusabe gato ndumva iyo nkuru iryoshye, utwirimbiro gato kuri iyo ndirimbo nk'amagambo arimo kuryohera. Okay. Ntacyo mfite na guhaha, njyewe nguhaye umutima wanjye, ko ari wowe ukwiye indirimbo y'amashimwe yanjye. Nyakira mwami n'ibyanjye byose.
cyane kugira ngo nge n'ubwa mbere hanyuma nyuma ya nyakira ni ihe ndirimbo wakurikijeho ese ubu ngubu ugeze ku ndirimbo zingahe ese hari album uragira mfite album iriho indirimbo 8 nayilauncinze 2016 nibwo nayishize ku mugaragaro nibwo nakoze igitaramo mfite indirimbo 8 hakurikiye yitwa Everlasting God akora yakunzwe cyane cyangwa yamenyekanye n'izindi yo my all sinzakuvaho ni nyinshi urima ni nyinshi zose dushaka kuzishakira kuri ya YouTube channel watubwiraga duhe gatoya nanone kuri ndirimbo yawe yakunzwe cyane Everlasting God nayo ndagira ngo duhe akantu gatoya kugira ngo twumve noneho yakunzwe noneho yari ifite iki kuko iya mbere numvaga nari nziza none se yakunzwe kurusha iyo ngiyo yari ifite iki gitangaje nyirebe wonderful Savior everlasting God rich in mercy Abba Father who compares to your endless love no one that's why I'm gonna sing of your greatness Lord that's why I'm gonna sing of your greatness Lord Jikoma ngoma tamara uhora ibihe byose ubwiza bwawe burondoreka icyubahiro ni cyawe gusa Jikoma ngoma tamahoro uhora ibihe byose ubwiza bwawe burondoreka icyubahiro ni cyawe gusa wow gikoma ngoma cy'amahanga indirimbo nziza none ku kigo okay reka ngusabe ukurikiye Inyigisho TV uze kugenda ushakishe iyo Joy Kamikazi ukore subscribe indirimbo nk'izi ngizi ntizikagucike none se nta ndirimbo iheruka ya Joy bwite aheruka gukora muri iminsi guhereye icyo gihe 2016 launching indirimbo 8 nta yindi irazaho nyuma nakoze cover ni indirimbo nasubiyemo akatari yanjye yitwa Goodness of God ya Bethel Music niyo recent niyo mperwa gukoresha iyo niyo mpamvu twari twaje kureba Joy ariko turaza kubigarukaho wenda nyuma gato tubwire mu buzima busanzwe nuhe muhanzi cyangwa umuririmbyi cyangwa indirimbo iyo yose sinzi icyo uri buhitemo gutubwira kikwenspira uvuga ngo ikintu ndacyanryohera mu muziki runaka ni benshi rero niba navuga abantu by my role models ni benshi ariko hari Hillsong worship hari Bethel Music akaba niyo ndirimbo nakoreye cover ni ya Bethel bandika neza bagira amagambo ankora ku mutima tuganire gato kubijyanye n'urugendo rwawe rwa muzika ese nizihe challenges wavuga wahuye nazo ni ibihe bintu byakugoye mu gukora umuziki wawe kugeza ku rwego ugezeho ubu ngubu ibintu byangoye ntabwo ari byinshi ariko ikiri main ni ikijyanye n'abantu badukorera umuziki aba producer nigira ngo abandi bahanzi cyangwa abahanzikazi bagenzi banjye barabizi hari ukuntu uba ushaka ikintu ukagenda muri studio projet ya music yawe ukagenda ukayikora and then ugategereza hakabaho igihe kimwe cyo gutegereza ko indirimbo isohoka kandi mu by'ukuri yagasohotse vuba ariko kubera bataba bari faithful cyangwa batarabizerwa abo badufasha mu mpano zabo Imana yabahaye gukora indirimbo neza bakayigira neza ugasanga bitwaye igihe bikwiciye plan wari ufite izo ni one of the challenges that I faced nahuye nazo muri se ugitangira 2011 ni bandi bakobwa bafatiragaho urugero mu Rwanda bavuga ngo batumye nawe wumva ko bishoboka kuko n'uwitwa Gabi Kamanzi niwe mukobwa na nkunda n'ibihangano bye n'ukuntu ameze niwe wanyinspiye Joy iyo urebye umuziki wawe mukuru uyu munsi cyangwa se reka tuvuge iyo urebye stat yawe y'ubustar igeze ku rwego kuri uyu munsi
ntabwo mbisi ku rwego ntabwo wabona ukuntu wabigereranya ntabwo wabona ukuntu wabigereranya reka nkubaze gatoya umuntu uzi ka Joy amuzi nk'umukobwa useka icyo ni kimwe mu bintu bya mbere ifoto yawe kuyibona udaseka kuko ubona ahantu utari guseka niki kigutera umunezero ungana kuri cya munezero icya mbere ni Imana kuko mu buzima bwanjye sinjye ndakara yego nihabura twatuna ariko ndi umuntu uhita wiyibagirwa ako kanya umunezero Imana yampaye wo gusabana nkahora nseka bigendeye no ku mazina ababyeyi banjye banyise Joy burya izina ni ryo muntu none ka Joy turetse wenda kuririmba no gucuranga ni izihe zindi mpano wavuga ngo ufite hashobora no gusanga uzi no gusetsa bajya babimbwira abashuti banjye abashuti bajya babimbwira ariko nkunda gutuma abantu ahantu bari nta mubabaro baseka swati ibyo mvuga cyangwa my actions ikindi navuga ko ari umuhamagaro nyine Imana yampaye no gufasha abantu batishoboye nkaba mfite na foundation Joy Foundation ifasha abantu bababaye mu gihugu cyacu hano mu Rwanda kwita ku bababaye yego Joy ureba iki tumye twinjira kuri Joy Foundation nayumviseho rimwe ngewe ureba iki ugiye gufasha umuntu ese abantu ufasha ubakura hehe ese ubufasha bwo buturuka hehe tuganire kuri iyo projet yawe kuri iyo foundation n'uburyo ikora n'ukuntu bigenda ubufasha bwa mbere ni Imana ibumpa ikindi ni Imana imfasha nanjye nkifasha sizi ko niba bisobanutse ariko Imana iramblessinga Imana umugisha mu kazi kanjye nkora ka buri munsi nanjye nkajya guhesha abantu umugisha so abantu mfasha mbakura icya mbere nkunda kujya mu bitaro hano muri iki gihugu cyacu nkagenda nkasura abarwayi bafite igikorwa nka buri kwezi nka rimwe nkagenda nkasura abarwayi nkagenda nkabaganiriza ijambo ry'Imana byaba na ngombwa bishoboka nkabaririmbira ariko gakeya ariko ndagenda nyine nkabasura nkumva ibibazo byabo abaganga nabo bakabasha kumbwira ati abangaba nabo bakeneye ubufasha bwihuse ubwo nkagenda nkaganira n'abarwayi nabo nkareba ikintu mbafasha financially ndavuga amafaranga ko hari ibintu banatwayeyo byo kubafasha umunsi kundi ariko hari n'abandi hari indi miryango igera kuri 3 mfasha ku munsi ariko zimwe ziri mu ntara n'izindi ziri Kigali ariko n'abantu nyine ngenda menya twavuga mu midugudu nkagenda nkabasura nkamenya neza ubuzima bwabo uko bumeze ikintu ntabuhinduraho nta bya mirenge mfite nta bintu byinshi mfite ariko bike mfite hamwe n'Imana byose kabisa mbona ubuzima bwabo bugenda buhinduka umunsi ku wundi ndabishima. Niki cyaguteye niki cyatumye umunsi wa mbere ujya gutangira gufasha niki cyatumye uvuga ngo ndahagurutse ngiye gufasha umuntu? Kera nkiri umwana nakundaga gusangira n'abana twakoranye, let's say mfite wenda nk'akabombo cyangwa mfite akantu ko kurya ariko nkabona abana nyine hari ukuntu bo batagafite cyangwa batagaheruka cyangwa kundi ukuntu abashyitsi bagusuraga mukira abana akagusigira ibiceri ukayikotera ngiye kugura, so nkunda gusangira n'abantu. So rero aho ndangiri aho nkuriye cyane ndavuga ngomba gufasha abantu no batishoboye cyane abana batishoboye babone nyine n'uwo munezero. Hari abantu babumva baranzwe, hari abantu bafite ibibazo bitandukanye ariko mbasha kubageraho nyine, kandi akenshi ngenda ngiye nyine kugira ngo babone hari ukuntu umuntu abonye muri benshi agira ngo muje nko kumwiryaho. I don't know if I can use that word, but ako ngerageza uburyo nca bugufi nkumva nyine nkasabana nabo. Rero nuko byaje byo kumva ko I can help the most needy muri iki gihugu cyacu. Ni initiative nziza ku muntu noneho umustar, ngira ngo ahari ikintu nakubaza noneho kugira ngo hagire undi muntu byatera umutima nayo kuvuga ngo ngiye gufasha abantu. Tubwire income. Uburyo income ishobora kuba financially cyangwa se zikaba spiritually cyangwa se zikaba no muri uwo munezero wigirira cyangwa zikaba no mu gushimirwa n'abantu. Ni iki nyine bikuzanira gufasha umuntu cyangwa gufasha abantu? Cyambere binzanira umugisha, kuko hari nk'abantu mfasha nzi ngo ni bitoya, nabyise bitoya, ariko in the future ugasanga byarabafashije, byabakuye ahantu hamwe bibashira ahandi. Cyambere n'umugisha ko Imana iba yarantoranyije kugira ngo mfashe abo bantu in a particular time, noneho nyuma bikagira
outcome nyine ukabona ni nziza kabisa. Cyambere ni umugisha, ibindi bikuramo umunezero. Ntabwo navuga ngo ni income kuko nta batera nkunga mfite, ni ngiye ubyikorera mu butunzi Imana yampaye. Urakoze cyane ka Joy. Ngira ngo mwabyumvise, ntabwo bisaba ibintu bya mirenge cyangwa ibintu byinshi cyane gufasha umuntu kuri ruhande aho ngaho ruhande rwawe, umuntu muturanye ushobora kumuheraho ugakorera umugisha, Imana ikakublessinga umugize icyo umufasha. Reka tugaruke kuri ndirimbo watubwiye wakoreye cover. Indirimbo nziza cyane by the way. Igitekerezo cyo gukora iriya ndirimbo cyaturutse? Igitekerezo cyo gukora iriya ndirimbo ndayikunda cyane ariko byego cyane kubera amagambo arimo. Kuko muri ubuzima bwacu tutabaye grateful cyangwa tutarebye iby'Imana dukorera umunsi ku wundi, sinzi. So ndayikunda cyane kubyo navuze reka nyikore, abantu wenda batabashije kuyibona original yayo. Yabari abantu ba Bethel Music basi hano mu Rwanda bashe kuyibona. Ndayikunda cyane kubera amagambo yayo arimo. Ese nabonye amashusho y'indirimbo, video yakorewe hehe, yakozwe nande? Video yakorewe Kacyiru, inyuma ya Golf Club, yakozwe na director witwa Du. Uri kumwe na bande curanga neza, bari abacuranzi nabahehe ni bande? Bari abacuranzi n'abashuti banje. Nkuko nababwiye nkunda gusabana n'abantu, ngira umugisha wo kumenya abantu benshi bari mu mpano zitandukanye, bari n'abashuti banje tubana muzima umunsi ku wundi muri music industry yanjye. Nkunda kubifashisha cyane kuko n'abana kandi nabo bafite impano kandi nabo baca bugufi. None ka Joy, muzika yawe ifite album y'indirimbo 8, ifite cover iryoshye cyane. Mbisubiremo, umuntu utarayikureba ajye kuri Kamikazi Joy arebe iyo cover. Ni indirimbo nziza cyane iryoshye cyane. Ariko reka mubaze gato, twitega ikintu no mu hazaza nyuma y'ibi ngibi? Mfite project, mfite umushinga ndi gukoraho vuba ahangaha muzagenda mubona ibihangano bindi bishyashya byanjye n'amakava menshi. Tubitagerageza amatsiko akomeye cyane. Joy, reka dusimbuke gato noneho tuganire ku kindi kintu. Yego. Hari abantu bavuga ngo iminsi ya none ku rubyiruko ni iminsi ikomeye. Kandi koko birumvikana ni iminsi ikomeye ukizwa kugira ngo wakire Yesu, kugira ngo ubane na Yesu, n'ibintu tuba mu munsi kundi. Niyihe nama, n'icyo wabwira urubyiruko dutekereza ko koko bikomeye gukurikira Kristo? Hari icyanditswe nkunda kugenderaho cyane, nkunda cyane, kiri muri Zaburi 37. Nkizi mu Cyongereza nta kibazo nakivuga, cyitwa delight yourself in the Lord and he will give you the desires of your heart. Nukuri iyo wakiranukiwe ku Mana ihaza kwifuza k'umutima wawe. Niba ubona ko hari ibintu byakunaniye, niba ubona ko hari challenges ubona mu buzima bwa Gikristo, niba ubona ko hari ahantu ushaka kugera ariko utabasha kuhagera kuva muri ibyo byaha cyangwa ibyo bishuko biri hano ku isi, kiranukira Imana, ibindi ni inyongera. Nibyo babwira. Hanyuma Joy, hari igihe umuntu aba afite nka message avuga ati umuntu wese twahura bahora nanjye akakarana akamubwira akamufasha akamugirira umumaro. Iyo message niyo tuba dushaka ku Inyigisho TV kugira ngo kuko n'intu Inyigisho nyine tukura utuntu twinshi ku bantu batandukanye, tugende dufasha umuntu utazagira amahirwe yo guhura nawe ariko ushobora kureba ino video nakaye kantu wumva umuntu wese wagira amahirwe yo guhura nawe wamwigisha, wamubwira no kugira Imana umujyanama. Kuko ntukizere abana, ntukizere umwana w'umuntu. Burya umujyanama wa mbere ni Imana na Mwuka Wera. Nicyo navuga kuko aho ngeze cyangwa ibyo nkora byose bikaba successful, byose mbikesha Imana. Iyo mbyutse mu gitondo nereka Imana umunsi wanjye. Iyo ngiye mu bintu bitandukanye mu kazi nkora nereka Imana byose kandi ikamfasha, ikambera umujyanama kurusha ukuntu wakwizera umwana w'umuntu, bana abantu turi babi. Okay, urakoze cyane Joy Kamikazi. Dusoza rero reka tugusabe nanone wongere uturimbireho gato kuri ya ndirimbo wakoreye cover Goodness of God. Hanyuma nkwibutsa wowe ukurikira Inyigisho TV gukora subscribe, kandi na Joy ugere kuri channel yiwe
Joy Kamikazi. Kandi subscribe kugira ngo ibyo bintu atubwira biri imbere bitazagucika. Ni umukobwa uri talented, ni umukobwa ukunda Imana, ni umukobwa uhora yisekera, ni umukobwa ufasha abantu. Ni byinshi cyane umuntu yavuga kuri Joy uyu munsi wa none. Reka tukumve rero turirimbira kuri ya ndirimbo n'umuntu utarabashije kuyumva abone impamvu yo kujya kuyireba hiri. Indirimbo nziza cyane, amashusho asa neza, ahantu heza cyane. Reka twumve ukuntu imeze. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. For all my life you have been faithful. All my life you have been so goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Urakoze cyane Joy Kamikazi, urakoze kuganira natwe, urakoze kuganira n'Inyigisho TV, urakoze kwitabira ubutumire. Mwibuka gukora subscribe, mwibuka gusura site ya Joy, mwibuka kureba ziriya ndirimbo, muheshwe umugisha n'ubutumwa bwiza burimo, kandi ukomeze gukurikira Inyigisho n'ibyo tuguteguriye. Ciao ciao, mwakoze cyane kubana natwe. Nawe wakoze cyane. Mwakoze cyane. God bless you. Bless you.